Nk'ibisanzwe buri munsi tugira amasaha yo kwiga ijambo ryahindura ubuzima, tukiga inama y'umunsi. Munyemere uyu munsi twifashishe umwe mu bisi yagize wavuze amagambo meza, amagambo yahindura ubuzima. Uwo nta wundi ni nyiri gushinga uruganda rwa Apple rukora iPhone, iPod, amakompiyuta ndetse n'ibindi byahinduye isi kandi bikahindura neza. Mbere yuko tureba amagambo yavuze, munyemerere tubaye twumva amateka yaranze ubuzima bwe kugira twumve neza yuko hari icyo byahindura ku buzima bwa muntu. Amazina ye nyakuri bamwita Stephen Paul Jobs. Yavutse ku wa 24 Gashyantare 1955. Avukira San Francisco, California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yari umwana wavutse ku babyeyi batari barashakanye aribo Abdul Fattah Jandir na Joash Kebel. Ariko ibyo ngibyo ntibihagije gusa. Nyuma yo kuvuka bahise bamugurisha kundi muryango wa Paul na Clara Jobs, hari naho yakomaye izina Paul Jobs. Byose bifatanya akitwa Stephen Paul Jobs. Ubuzima bw'uyu mwana rero bwaranzwe n'ibintu byiza, ariko akenshi birangwa n'ibintu bibi kurusha ibyiza. Kuko amashuri yabanza ya segonderi yarayize, n'ayisumbuye ya segonderi arayarangiza, ariko agiye kaminuza biza kwanga. Ubwo yari amaze amezi 3 muri kaminuza yahise abireka, ariko yari yamaze guhura n'inshuti ye bita Wozniak. Ari nawe babafashije bahita baza bashinga uruganda rwa Apple Computer Inc. Batangira bakora Apple 1, bakora Apple 2, bakora n'izindi zitandukanye. Ariko mu 1984 bakoze mudasobwa yahinduye ubuzima bwa benshi, ifite icyo twita mouse, ariyo abantu benshi bisanze bakoresha mu biro, mu ngo n'ahandi henshi hatandukanye. Ariko bamaze gushingwa uruganda rwa Apple, byarangiye mu 1985 amakimbirane mu buyobozi abaye menshi, uwo bita Steve Jobs baramwirukana. Ariko ntiyari aho ngaho, yahise agenda ku giti cye ashinga icyo twakita Next Inc, kampani y'ikoranabuhanga yibandaga ku mashuri cyangwa se amashuri ya kaminuza. Arangije ashinga n'ikindi twakita Pixel, icyo tuzi nka Pixel. Ariko ibyo nabyo byarangiye. Steve Jobs nyuma mu 1997 agarutse mu ruganda rwa Apple ahita ayigura, aba umunyamafaranga menshi muri iyo kampani byitwa ukariye. Nanone yaraje avanamo ibicuruzwa byinshi bidafite aho biganisha, ahubwo azana ibyo twakita iMac, iPod, iPhone ndetse na iPad. Byose bihindura uburyo abantu bakoragaho cyangwa se uburyo abantu babaho. Mu nyemerero y'umunsi tuwe ku magambo cyangwa se ku ijambo ryiza ryuzuye inama y'umunsi ryavuzwe na Steve Jobs ryahindura ubuzima. Gusa niba bikunze dukore subscribe. Nka CEO wa Apple ntago yaba yaragiye ataragize amagambo meza avuga y'ubwenge. Mu nyemerero ijambo rya mbere turihere ahangaha: igihe cyawe ni gitoya, ntukagikoreshe ubaho ubuzima bw'abandi. Ibisobanuro by'iri jambo: ntugaharanire cyangwa se ntugahagurukire gukora ibyo abandi bashaka cyangwa kubaho uko abandi babyifuza. Baho ubuzima bwawe ukurikije icyo wumva gituma wabaho neza. Ese ibi ngibi byakugirira izihe mpinduka? Bigutoza kwitinyuka, ugatangira imishinga yawe uko byagenda kose, ugafata ibyemezo by'ubuzima bwawe no kutayoba ku nzozi zawe kubera igitutu cy'abandi. Ijambo rya kabiri yavuze ryahindura ubuzima. Steve Jobs yaravuze ngo jya ugira inyota, jya wiyemera ko hari byinshi utaramenya, kandi wiyemeze yuko ugomba kubigeraho. Ese ibi ngibi byo byaba bishatse gusobanura iki? Jya ugira inyota yo kwiga no kugerageza, ntukagire ngo umaze kumenya byose. Ugumye kuba umuntu wicisha bugufi ukeneye gukura no gutera imbere. Ese ibi ngibi byo wakibaza ngo byamaje kubikora byamfasha iki, n'iki byahindura mu buzima bwanjye? Bigutera kwiga buri munsi, gukora udushya, kutishyira hejuru no kwihatira gutera imbere, kandi ugateza n'abandi imbere.
Reka twihute n'ijambo rya gatatu cyangwa se inama y'umunsi ya gatatu yavuzwe na Stephen Jobs. Gusa ndakwibutsa nimba bikunze udukore subscribe kugira ngo ibyiza nk'ibi ngibi bijye wora mu matwi, kuko ibyinshi twumva nibyo bigena abo tuzaba. Icya gatatu yavuze ngo abantu benshi bafatwa nk'abasazi bitewe no kwizera ko bahindura isi. Abo ngabo nibo babigeraho. Ibisobanuro bivuze iki? Abahanga akenshi baratukwa, barasekwa, ariko baba bafite icyerekezo gikomeye. Nibo bahindura amateka. Ese ibyo byo kumenya byangira iki cyangwa byamindura iki mu buzima bwanjye? Bituma uhitamo kudacika intege. Niyo abandi batakumva, bituma witinyuka ugakora. Kandi nanone ugakora ibidasanzwe niyo byaba birenze ibyo abandi batekereza, urabikora. Yavuze indi jambo rya kane rikomeye ryahindura ubuzima, ariko nimba bikunze udukore subscribe. Yaravuze ngo uduce nitwo dutandukanya uyobora n'ukurira cyangwa se n'ukurikirana abandi. Uyobora n'ukurikirana abandi cyangwa se wigana abandi batandukanywa n'udushya. Ibi ngibi impinduka cyangwa se ubusobanuro: ushobora gukurikira ibyo abandi bakora, ariko uzaba intangarugero iyo ushoboye kuzana udushya twawe, gutekereza bitandukanye n'abandi. Ibyo bizagufasha gukora ikintu gihambaye mu buzima. Ese wakibaza ngo ibi bigira impinduka nki mu buzima? Bitera abantu kureka kugendana n'abandi gusa, ahubwo bagatangira gutekereza ibyo bashobora guhanga byabo, bikabagirira iterambere mu byo bakora kandi mu buryo bwabo. Reka twirebere ijambo rya gatanu, ari naryo rya nyuma nabahitiyemo, ryavuzwe na Stephen Jobs. Ijambo ryahindura ubuzima ryakuvana hamwe ryakugeza ahandi kandi heza. Yaravuze ngo gira ubutwari bwo gukurikirana umutima wawe n'ibyo wumva imbere muri wowe, kuko nta wundi muntu uzaza ngo arebe ibyo utekereza cyangwa ushaka kuzaba, ahubwo ni wowe ubizi. Ese ibyo wakibaza ngo bisobanuye iki? Hari igihe ubumenyi busanzwe butakwemerera gufata icyemezo runaka, ariko umutima wawe ukakwereka inzira. Iyo uyikurikiye ushobora kugera kure. Ese ngibyo byakugira iki cyangwa se n'izihe mpinduka byakugirira mu buzima bwawe? Bitera abantu kugira icyizere muri bo, gufata ibyemezo bihamye, ndetse no gukora ibintu bavuga ko bihambaye cyangwa se bidashoboka. Nk'umusozo, Steve Jobs yagaragaje ko guhanga udushya, kwizera inzozi zawe no kwizera umutima wawe bishobora kuguhindura wowe ugahindura isi yose. Iyi ngiyi ni inama y'umunsi icishwa kuri Big TV. Niba wayikunze dukore subscribe. Naho njyewe yibagezaho banyita Cyubahiro. Turabakunda. Ciao ciao.